ikiro cy'ibishyimbo bidateze gushya, ikiro cy'ibishyimbo kimwe akagitekesha amakara y'ibihumbi 2, uwo muturage muramufashije cyangwa muramuhimye? Ni ukumubwira ngo jya mu rugo, ntushaka ubeho, ntushaka upfe, ntabwo ibyo twibitureba. Ariko nkamwe bayobozi, ibi biryo muha abanyarwanda nabyo bitabasha kubageraho bose, izo kawunga n'ibyo bishyimbo, hari n'umwe muri mwe wabifata akabijyana mu rugo rwe akabigaburira abana be? Birakwiye ko dufata imyanzuro, ariko tubanje no kureba ku buzima bw'abanyarwanda bari hasi. Ntabwo abanyarwanda twese dufite ubuzima bumwe, ntabwo abanyarwanda twese tubayeho kimwe. Ntabwo bikwiriye rero ko Burayi bufata imyanzuro ngo bugumishe abaturage mu rugo, Amerika ifata imyanzuro igumisha abaturage mu rugo, n'u Rwanda rufata imyanzuro rugumisha abaturage mu rugo, nyamara nta kintu kibanze mubahaye cyo kubaho. Ibyo bihugu iyo bigumisha abaturage babyo mu ngo barabatunga, nta muturage wakicwa n'inzara, nyamara tutirengagije ko abanyarwanda benshi inzara yabica. Aho wenda aho abenshi ntibabyumva, kuko nka minisitiri aravuga ati, minisitiri Shyaka njye naramwumviye avuga ati aho kwicwa n'inzara aho kwicwa na korona nakicwa n'inzara. Ariko minisitiri, inzara iteze kuzakwica ryariho, tuvugishije ukuri. Uri minisitiri, umushahara wawe ku kwezi uraza, wakora utanakora, wagumisha abaturage mu rugo utabagumisha mu rugo, wowe umuturage umushahara wawe uraza, ni ryari inzara izakwica? Uretse kuba ukinya umuturage ku mubyimba ukamubwira ngo kwicwa na korona uzicwa n'inzara, ngo kwicwa n'inzara, ngo kwicwa na korona uzicwa n'inzara, kandi unanabizi neza ko nta yenda kukwica. Ubundi ukavuga uti mugume mu rugo, n'abaturage bitwaza za nzaruhahira zikabumira ku mugongo, umunsi wose azererana nzaruhahira irimo uduseri 2 tw'ibitoki, nabo turabafatira imyanzuro. Ariko nkwibarize nkawe minisitiri Shyaka, koko kw'ibyo aribyo byose utavukiye New York cyangwa utavukiye hehe, uri umunyarwanda wavutse nk'uko twese twavutse, uyobewe neza yuko umuturage wo hasi agomba kubungana nzaruhahira kugira ngo aramuke? Ese utekereza ko we yakanga gukora stoke ngo abeho neza nk'uko wowe nawe uriho? Ese utekereza ko we yakanga guhahisha imodoka nk'uko nawe uyihahisha? Arabungana nzaruhahira kuko niko ubuzima ariho bumeze. Ntabwo twese tuzabaho kimwe. U Rwanda si igihugu cy'abakire gusa, ni igihugu cy'abakire n'abakene, kandi turi muri demokarasi. Twese tugomba kugira uburenganzira bungana. Ayo masera abiri y'ibitoki uvuga niyo yabashije kubona, niba nawe ahubwo yayabonye, kuko hari n'umutane yabonye uryamye mu nzu wabuze n'umugeraho, inzara yamwishe. Ariko impamvu bivuga ni uko abana bawe bariye. Impamvu bivuga ni uko iyo nzaruhahira utari mu kuyibungana kuri uyu munsi. Warayibungana banamushota bamubaza ngo ugiye he, ariko wowe uragenda nta kibazo. Niyo mpamvu wirengagiza ibibazo by'abanyarwanda. Ayo ni amagambo asesereza abanyarwanda, ntabwo ari amagambo y'umuntu uhagarariye abanyarwanda ukwiye kugenda ngo babwire. Ibyo ni ibibabaza abantu, kuko urabivuga hari benshi bashonje babuze uko babigenza. Kuri icyo kibazo rero cyo gukingirana abantu rwose, ngewe kuganjye nk'umunyarwanda utinyutse, kuko benshi niko babyifuza ariko baratinya babura uko bavuga, ariko nkanjye umunyarwanda utinyutse warangije gushira ubwoba, ubu ngubu ndasaba leta y'u Rwanda ngo idukingurire, mudukingurire tujye hanze, dukore, twihigire nk'uko twihigiraga, twitunge nk'uko twitungaga, mwe kuduha izo ntica ntikize nazo zigera kuri bamwe abandi ntizibagire.